Mukunda kurugutura. Ngo iki? Oya, ibyo uri kuvuga uri kuvugisha ukuri. Manu ubwo tugisubire mu ngo iki? Yego ye. Yego Mansera aratwite. Wasabiye kuko mutagatifu. Sinaherutse ari wowe utugira inama. Akararira se karindi. Kogasi. Umva. Mvuga uvuye aha. Umvire mu nzu sinshaka uburaya mu nzu yanjye. Uri kunyumva neza? Se wakongera ukamuhamagara. Fresh. Fresh. Nyanga ariko nabatemshye. Natinze? Watinze cyane pe. Hola. Sorry. Nice. Sawa watinze. Abana se nibo baterwa inda gusa. Umenyereye inama zawe za buri munsi umansera bwawe ushaka tuza gutwika wowe. Ibi ni ibiki kuko muba murimo? Ibiki koko? Ibi ni ibiki se ntabyo uri kubona? Ureba ukuntu mwihaye rubanda umuhanda wose muza mwasize Ako njereka nkubaze. Ibyo uba uri kuvuga uba watekereje. Banatekereje. Mwebwe abapepe bo mu mpango, abapepe bo muri ahantu b'abarokore n'abimane kabiri mu tuza. Ceceka aho ngaho se nyine. Urabona se ibintu nakoze ariko oya nta birenze se gute. Ubusura urabona utampemuye. Abapepe ariko ndagukundira. Wamaze. Aga nawe mwese wari kubyemera ko neza. Tambeshe. Mbabarira ntabwo nshaka kumva ibyo bigambo. Ngiye kuguhereza proposal ebyiri. Sibyo? Indi proposal ya kabiri hari. Bikana. Ntabwo rero tukabona n'umugore urabizi. Utarabashije kumugira inama umubwira uko agomba kwitwara akarinda twarinda uri inshuti nyabaki wowe. Yowa ndikubwira nta wundi Kogasa. Ihangane sibyo? Ihangane rero hano mbwira sibyo? Kwa muganga jyana nyine kwipimisha undi n'ubwo ko nta kibazo nagize yataniye ibirwara cyangwa iki. Izo kujyana ahantu ntabwo zari zihari. Tugomba kuza hano tukarya tukanywa tugataha.